Sonia uraho? Neza. Mu magambo nk'atatu Sonia ni muntu ki? Sonia ni umuntu mu buzima busanzwe utuje, ukunda abantu, ukunda gusabana, ugira urukundo. Ubuzima bwawe ni bihe bintu bitatu by'ingenzi wavuga ko byaburanze kuva uvutse kugeza amagingo aya? Byaranzwe n'ibyishimo, byaranzwe n'umubabaro, byaranzwe no kuba naramenya abantu cyangwa kwiga. Umubabaro ni iki cyakubayeho cyakubabaje ku buryo uvuga uti ni kimwe mu byaranze ubuzima bwawe? Nabuze abantu hagati mu myaka 2 ishize. Byambabaje, hari n'ibindi byambabaje bindi nzababwira utari ingaruka, ariko cyane ibyo ngibyo turashaka kubwira uyu munsi. Ibyo bindi igihe namenyaga ko nwite mwisanga ndi njyenyine, naciye mu bihe bitoroshye kwinjira kandi ndi njyenyine. Ni kwa kundi ibyo by'abakobwa ushobora kumva ko nyine utwite, ukumva ko nyine abantu bose nta n'umwe wakumva, ugahitamo wowe kuba wenyine nyakamwe ku giti cyawe, ukumva ko uzabishobora, ariko birababaza. Niki kiguha ibyishimo kurusha ibindi rero kuri ubu? Ikintu kimwe ibyishimo kurusha ibindi ni uko nzi ko mfite undi muntu wamvuyemo kandi umeze neza, ndi kubona umunsi ku wundi. Iyo mbona agenda akura, agenda amenya ubwenge, ukuntu nyine bimunezerwa. Muri icyo gihe umenya ko utwite, ukisanga ugomba kuba wenyine, kugira ngo wongere wubake ubuzima, wigarurire icyizere, wabigenje ute? Wakoze iki? Nitekerejeho, nifatira umwanzuro, mbona ko ntabwo kuba wabyaye ntabwo bivuze ko birangiye, uba ugomba kongera ugakora. Nitekerejeho nsanga ko ninjya mu byo kuvuga kwiheba n'ibiki, nasanze ko nta kintu bizamfasha usibye kubura ubuzima no kwibura no kwicira ubuzima umwana wanjye. Ibindi byishimo birenze usibye kwibaruka wagize mu buzima ni ibihe? Ni ukuba aho ngeze ubu ngubu nyine ntigeze ntekereza ko nzaba ngeze hano this time, kandi uko ndi gukomeza ngerageza, ndimo gukomeza kubona bikunda. So bima courage, bima kumva nishimye, nubwo bitabura ko nyine sometimes ibintu bigenda bigorana, ariko nubwo bigorana birakunda, kandi iyo bikunze uba wumva nyine wishimye, kuvuga ati ibintu nabigezeho kubera njyewe, nashiritse ubute, nashiritse ubwoba, bigeraho. So mba numva bimaye umunezero. Uri umukinnyi wa filime, ese zaba arizo zari inzozi zawe kuva ukiri muto? Oya, ntabwo zari inzozi zanjye kuva nkiri mutoya. Aho nabitekerereje niho nabikoreye, ni naho nabigeragereje. Ni kwa kundi nyine icyo uzaba ntabwo kijya, ntabwo kigucika, ntabwo wagikwepa, ntabwo byakunda. So igihe nabitekerereje nibwo nabigerageje, mu kubigerageza ngenda menyera kugeza aho ngeze ubu. Ubundi mbere inzozi zawe zari izihe? Zari zo gukora mu ndege. Kubera iki wabikundaga? Kubera iki wumva uti ngomba kuzakora mu ndege? Narabikundaga cyane kuko nabonaga abantu bakoramo bari smart, bameze neza, abantu basirimu, abakobwa beza. Icyo gihe nari nanabyibushye, buriya byanje no kunshamo intege ukuntu ndavuga se ubwo njye nzajya mumereye hehe, ariko njye narabikundaga ko nabonaga nyine biri class, mvaga bituma ufunguka mu mutwe, utembera ahantu henshi hatandukanye. Ego niyo mpamvu. Uti bari abakobwa bari smart, beza, ubundi ubwiza ubusobanura utewe? Ubwiza bwa mbere ni umukobwa uri smart mu mutwe, kuko nta muntu ushobora kujya gukora akazi, urugero utarize indimi cyangwa se utari sharp, utari smart mu mutwe. So ubanza kuba smart mu mutwe, naho iby'inyuma ni wowe wenyine umenya kubishushanya, nawe umenya uko ubijera. Ushobora no kuba uri na mwiza ariko utazi kwitaho, ushobora kuba uri na mubi ariko abantu bakabona nyine ukwitaho, ku bantu bakabona uri mwiza. So kuba smart bya mbere ni mu mutwe. Kuri wowe iyo wirebye ukibuka Sonia w'umwana ukiri umwangavu, ukiri mutoya, ni izihe nzibutso ufite zawe zo muri icyo gihe? Nkiri mutoya narakubaganaga ncecetse,
bigeze kunkubita rwose bigeze kunkubita najyaga nko ku ishuri nava ku ishuri nkabanza guherekeza abashuti banjye twatanye nkazenguruka quartier ibyo bintu rwose mama nabimutiye ntabwo nakubeshya iyo mbyibutse biransetsa nawe iyo tubiteyemo story bati wakundaga kugenda yego umunsi wawe ubuteye ute umunsi wanjye iyo mfite akazi ndazinduka nkiruka ku kazi nkataha naniwe numva nkumbuye uburiri ariko mba mfite amatsiko yo kuzavuga ngo umunsi uzaba mfite konje ni mu buriri na muvi ryama mbyuka nongera ndyama ni ikihe gice cy'umunsi ukunda kurusha ibindi nkunda mbere ya mu gitondo iyo mfite akazi mbere ya saa sita umuntu aba afite courage umuntu nyine n'ibintu byose uri ukoze mbere ya saa sita uba wumva nyine ufite energy ariko bigeze nyuma ya saa sita wari akazuba kagukubita ugira ubunebwe uba wumva nta buzima ufite ariko igihe wazindutse guhera mu gitondo nazi wabyuka saa 11 wabyuka saa 12 kugeza saa sita cyangwa saa saba umuntu aba ari fresh. Yego ukina amafilime nihe filime ukunda kureba uguti iyi narayikunze nshobora kwisubiramo inshuro zishoboka zose ngiye rero ndeba mu movie menshi atandukanye ndeba mu movie menshi hariyo narebye yitwa Fatima ni nziza ifite story nziza ubuzima waje nyine twabahubwa turi kumja drama ariko akenshi rero nkunda no kureba ama movie ya horror nda horror movies abantu banzi rwose nshobora no kwireba ninjoro njyamye ariko mba mbizi ko ndi bugira ubwoba ariko nanone nkunda horror movies ikintu nyikundira nyine bigutera ubwoba kandi ukabona biri real kandi wareba behind the scenes njya nkunda kureba behind the scenes z'ama movie runaka ukabona ukuntu ibyo bintu babicreatinze batikeze ukuntu umutwe wamenetse ukagira ubwoba ukenda kwiruka so mba numva harimo creative nyinshi zitandukanye. Umukinnyi wa filime ufata igitegererezo ninde nakubeshye rero byangora kubera ko igihe nshobora kwifuza kuba urugero se nkandi nshobora kwifuza kuba nk'umuntu urenze ariko njyewe mba mbigiraho ntabwo batuma nyine numva ngomba kuba nkabo ko mvuze ngo mbaye nkabo hari n'igihe nshobora kugira amahirwe nkamurenga you never know kuko ntabwo ubuzima ari twe tubutegura njyewe iyo ndi kwiga nigira ku bantu benshi batandukanye yego so niyo mpamvu mbigiraho ariko ntabwo nshaka kuba nkabo. Yego nka filime warebye ukabona umuntu uri kuyikina mukavuga uti uyu muntu yaba ari njye wagiye muri iyi role nari kubikora neza cyangwa byari kunshimisha ni nk'iyi kera ariko navugaga naratangira gukina movies narirebaga movies z'ikinyarwanda nkavuga ese kubera icyo bikoze gutya ese kubera iki bimeze gutya none se yajijishije kandi mu by'ukuri nari narabijyamo niba ukuntu abantu abafana b'umupira iyo ari mu kibuga bumva ibintu byoroshye ariko wanjye uri mu kibuga aba yagerageje so numvaga rero nanjye umuntu hari ukuntu yabigenza so ntabwo nabavuga amazina ariko bibaho byabayeho cyane cyane mu movie yacu yo mu Rwanda. Iyo wirebye ni ikihe gice ukunda ku mubiri wawe kurusha ibindi? Ese ngo ni ikihe gice nkunda ibyo birangiye gusa nkunda ngiye nkunda mu maso hanjye kubera niho like you know nkabona ndasa neza nyine nkabona ndagaragara niho abantu baba bareba foto nanjye niho mba numva nyine niba numva nsa neza mu maso like mfite fresher mba numva nta kibazo. Bijyaye ko abantu bashobora kwibagisha bibaye ngombwa ko wibagisha nko ku mubiri wawe kugira ngo uhindure imiterere y'igice kimwe ku mubiri wawe n'ikindi? Shareka bambwiza ukuri ntabwo ari kwiyemera ariko ntacyo pe kereka banguye hindo nyine ngasigara mfite mu nda nyine ameze gutya 00000 yego naho ibindi byose kereka watwara inda ibindi byose ntabwo nakwifuza gushaka ikibuno kuko ejo mba nabyibushye ejo nkaba nananitse ejo mba nabyibushye gutyo nyine bihora bihinduka kandi ukomeza ngiye mbishimira Imana. Uba wumva ari gushaka mu nda zero iyo mpamvu mbona abantu bateye neza bati mbega umwana ufite mu nda ubuzima byarageze ntabwo urya bimeze bite. Yego niyo jambo umwana wakubwira akunda kukubwira cyane kandi ukumva riragushimishije? Akunda kumbwira iyo agiye nk'ahantu cyangwa agiye nko ku ishuri cyangwa gusezeye arakubwira ngo mama bye ndagukunda. Yego wowe impanuro ukunda kumuha ukiri mutoya impanuro watangiye kumuha kandi wari umuhaniye? Ni ukubaha buri muntu wese no kumenya azi n'ubu ngubu n'imyaka afite azi kumenya ngo ari kumwe na epa cyangwa ari kumwe na mama
na mama we ni ukuvuga ngo njye ibyo yankoraho ntabwo yabyikora kuri reba so azi ubwenge so nicyo kintu ngiye kinshimisha kuko anytime twaba tutari kumwe yabasha gukontorora ubuzima bwe. wowe inama wagiriwe n'umuntu ukumva irakomeye cyane n'ubu ikigenderaho cyane ni nyinshi abantu baba barakugiriye ariko yenda uvuga uti iyi ngiyi ifata nk'iy'ibihe byose? ni ukudacika intege no kutumva amabwire y'abantu cyane no kutumva inama nyinshi zitandukanye kuko iyo wumvishe inama nyinshi zitandukanye ugera no ukajagarara ntabwo uzi icyo guhitamo ugirwa inama ariko ugahitamo wowe niwe guhitiramo solution y'icyo gukora. ni irihe somo ubuzima bwakwigishije? isomo ubuzima bwanyigishije ni uko ntabwo utagera ntabwo utava ikindi kandi ntabwo wakwigira ntabwo waba nyakamwe mu buzima ukenera amaboko ukenera inama ukenera kuganira ukenera sosiyete ahubwo ikiba gihari no kumenya ngo nditwara gute muri sosiyete. intsinzi kuyigeraho ubona urufunguzo ruruhe? ni ukwihangana ni ukudacika intege kuko iyo wihanganye icya mbere nk'uyu munsi ushobora guhura n'umuntu akabwira ati ukina filime umuntu wese nkawe kuko nahuye nabyo inshuro nyinshi zitandukanye iyo nza kuba narabyumvisha kandi ntabwo nari kuba wenda ngeze ku rwego ndiho n'ubwo rutarenze cyane ariko si rwo natangiriyeho so ni ukuvuga ngo kudacika intege kutumva kutica intege ngo wumve kutabishoboye. iyo uvuga ngo ukina filime umuntu nkawe bashaka kukubwira iki? bashaka kukumbwira ati ntabwo wakabaye ukina filime urugero kuba gukora ahantu mu biro cyangwa se ufite akazi keza cyangwa se umeze gutya na gutya ariko njyewe ntekereza yuko Imana niyo itugenera ubuzima tuzacamo. hari ikindi kintu ukora mu buzima kitari gukina amafilime n'amavideo? Yego nkora marketing. Yego. ni icyo ukunda muri ako kazi kandi? nkunda guhura n'abantu batandukanye ingeri zitandukanye abakuru cyane abantu natekereza ko nshobora kwicara imbere yabo nka gutya ndi kuvuga ngo tuganire mu mutima mba numva ndi kuvuga ntabwo bino bintu bishoboka kuko muri ako kazi ka marketing ugomba kuba ufite ubushobozi kuko waganira n'umuntu akakumva. uramutse ari ikintu kimwe usaba Imana wayisaba iki? nayisaba kuramba nkabona umwana nkabona abana banjye bakura nkabarera nubwo mfite umwe mfite ubu ngubu ariko nkazabona nyine gukomeza kubana nabo ntibambure.